twongeye kubasuhuza inshuti ba MPUMURIZA TV. Tubashimiye ku bufatanye bwanyu ko mukomeje kutuba hafi. Hanyuma rero turongeye tubazaniye Pst Zigirinshuti Michel agiye kutuganiriza kuri topic ivuga ngo ni gute namenye umugambi w'Imana kuri njyewe. Ese nasobanukirwa gute umugambi w'Imana kuri njyewe? Nabwirwa n'iki ko ikigeragezo cyangwa ikibazo mfite biri mu mugambi w'Imana? Niyo topic tugiye kuganiraho. Reka tubanze dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Twongeye gushimira yuko waduhaye ubuzima buzima. Haleluya. Hanyuma rero turongeye tugiriwe ubuntu bwo kubana nawe mu ijambo. Ugiye kutubwira ikintu dushakaho, ugiye kutuganiriza byinshi ku buzima bwacu. Tuguhaye umwanya muri uyu mwanya, nguze uganze kandi uze utegeke. Nyemerera amatwi yacu afungukire kukumva. Umukozi wawe ugiye kunyuramo umuha umugisha kandi ukomeze kumushyigikira. Twirukanye izindi mbaraga izo arizo zose zarwanya uyu mwanya, izo nizihunge. Nyemerera abumva iki kiganiro, abumva iki cyigisho, abumvira ijambo, bongere baruhuke kandi bongere bahembuke, bongere bagire ibyiringiro by'ejo hazaza, kuko waravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ntabwo ari ibibi, ni ibyiza kugira ngo mbareme mu mutima w'ejo hazaza. Tuguhaye ikaze rero mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turakwakiriye, watuganiriza. Murakoze cyane. Dushimiye Imana yongeye kuduha akanya kuri MPUMURIZA TV kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uko mwabyumvise, intego niyo ngiyo, umugambi w'Imana ku muntu, uko umuntu yawumenya, intambara n'ibigeragezo biwurwanya, turabireba. Nibitarangira uyu munsi tuzabikomeza. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Imana dufashe cyane. Iri jambo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, nakwejeje utaravuka, ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Riratwereka yuko burya Imana ikurema yari ikuzi. Yari ikuzi, ifite n'umugambi kuri wowe, ifite ibyo ishaka kuza gukoresha, ifite umumaro igutegerejemo. Aha rero iyi ntego turayivugaho muri uburyo uko ari butatu. Ubwa mbere ajya ngo turebere hamwe nyine icyo kintu cyo kuba Imana yaragambiriye kera kubaho. Mbere y'uko ubaho yabigambiriye kera, ikumarana igihe mu mugambi wayo, ikurema rero izi uwiremye uwo ari we. Ibyo ngibyo ni assurance mu by'ukuri. Iryo jambo ubwaryo ririmo ubwishingizi bw'ubuzima. Ndabaha urugero. Umuntu avuze ngo nakumenye ntaragushaka, ndavuga mariage wenda mu rugo ku bashakanye, kuko nibo bantu bonyine babana akaramata, basezerana kubana iteka ryose. Umuntu avuze ngo nakumenye ntaragushaka, biba bivuze yuko yagushatse akuzi, azi ingeso zawe, azi ibyawe byose, azi ibyo ukunda n'ibyo wanga. Ariko avuze ngo nagushatse ntarakumenya, urugo rwe ruri muri risk. Biba bivuga yuko hari ibintu atangiye kubona hatarazi. Ahantu ngo twumvikane ko ijambo ry'Imana rishatse kutwereka yuko Imana yakuremye ikuzi, yaremye uwizi, maranye igihe mu mugambi wayo. Twarabibonye mu nyigisho z'ubushize aho twigaga kuri misiyo y'umuntu ku isi. Ndashaka gufata ku ngero z'abantu batandukanye, nibura natekereje uyu munsi twavuga ku bantu batatu.
natekereje kuri Mose. Mose Imana imurema, umugambi wari uwo kuzacungura Abayisiraheli. Ariko nimurebe ukuntu uwo mugambi warwanyijwe. Ikigaragara ni uko iyo uwo mugambi urwanyijwe, ntabwo ujya uneshwa burundu. Ntabwo umugambi w'Imana ujya ukurwaho n'abantu. Niyo mpamvu hari abaririmbyi ba korali hariya ku Muhima baririmbye ngo ninde waburizamo umugambi wawe Mana, kandi ninde wahangara kurogoya umugambi wawe. Mose yabayeho mu gihe cyo gupfa kw'abana benshi, abaho nabi, nimurebe mu rufunzo, ariko umugambi w'Imana urakomeza kugeza ubwo yageze ku ntego. Turebe kandi uwitwa Samusoni mu Bacamanza 13. Abacamanza ibice 13. Ndashaka gusoma aho hantu kuko hari ijambo nshaka ko tuvugaho. Abacamanza igice cya 13, umurongo kamere ku murongo wa mbere, nibura ngere ku murongo wa 5. Maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana amaboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore, aramubwira ati dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Imana dufashe cyane. Nimwumve umugambi w'Imana. Mutekereze kugira ngo Abafilisitiya babe bari mu maboko, Abisirayeli babe bari mu maboko y'Abafilisitiya, babatwayeho uburetwa, barabanyazeho iminyago, babatwaye imyaka 40. Nibwo hano tubibonye. Bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka arabahana mu maboko y'Abafilisitiya, babamarana imyaka 40 mu buretwa, esclavage. Iyo myaka 40 mutegereje ngo Imana bari gute ivuga ngo hari umwana ugiye kuvuka, abari bwivugana n'uyu mugore wa Manowa, imutumaho marayika wayo, irinde ibi n'ibi, kunywa ibisindisha, kurya ibihumanye, kuko ugiye kuzasama inda ukabyara umwana w'umuhungu. Uwo muhungu niwe uzatangira gucungura no gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Imana dufashe cyane. Biratangaje kumva umugore w'ingumba utarigeze kubyara ari we Imana iwe kubwirira ijambo. Ntabwo ari umugore usanzwe ubyara ngo tuvuge ngo uwo agiye kubyara azabakurikira abandi. Ibi birabereka yuko umugambi w'Imana kenshi Imana ishaka kunyuza ahantu hagoye. Icyo ni ikimenyetso kimwe muzawureberaho. Umugambi w'Imana unyura ahantu hagoye, kandi umugambi w'Imana urarwanywa. Ababyara bisanzwe, muragafuka bisanzwe, ntabwo bibitangaza. Ariko ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana, ikimenyetso kimwe kizakikubwira ni uko kigerwaho kiruhanije, kirarwanywa cyane, kigomba gusatura imisozi, kigomba gusenya inkuta. Ikintu cyose kiri mu mugambi w'Imana kirarwanywa cyane. Yesu adufashe cyane. Uyu mwana aravuka Samusoni, ariko urumva hajemo amakondisiyo. Ntabwo ndi butinde kubyo yakoze rero. Umumaro we murawuzi, wo kurwanya Abafilisitiya. Nubwo yaje guhemuka, akabura ubwenge, akagwa kwa Delila, umwami adufashe cyane, akamunogoramo amaso. Ariko yaje gusaba imbaraga za nyuma. Igice cya 6 yaje gusaba imbaraga za nyuma zo guhorera amaso ye
hanyuma apfa n'abafilisitiya. Ndakurikizaho Samweli dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli. Uyu mwana nawe ijambo ry'Imana twereka yuko nyina nawe yari ingumba yigeze kubyara, kugeza ubwo umugabo we Elukana amushakiraho undi mugore ariwe Penina, kandi rwose Penina arabyara. Nibyo nababwira mu kanya, Penina we arabyara arakurikiza agira abana benshi. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ariko Hana we Imana yari yaramuzibye inda ibyara. Unyumvire nawe, inda ya Hana Imana irayizibye, naho kumbe ifungiraniyemo umugambi, ifungiraniyemo Samweli uzagira umumaro, Samweli uzasimbura Eli, Samweli uzakora umurimo mwiza w'ubutambyi, Samweli uzaza akenewe, imufungiraniyemo. Iyo urebye ibitabo bisobanura Bibiliya usanga avuga ngo Imana yarindiriye ko Hana mu masengesho ye asenga yatura avuga icyo uyu mwana azakoreshwa. Yasenze kenshi asaba umwana, ariko hari igihe kimwe noneho yasobanuye ibintu. Mana nuramuka umpaye umwana w'umuhungu, kandi mukumve neza, nuramuka umpaye umwana w'umuhungu, iyo ni qualification. Aramusobanuye uwo ari we. Icya kabiri, uwo mwana nzamugutura mu watuwe Uwiteka ryose, nzamugutura mu wawe iteka ryose. Icyo kintu Imana yari ikirindiriye rero. Twibukiranye ko abana bose ntabwo ari ko umuntu abahiga nk'umuhigo. Ugiye kure usanga ibintu byose umuntu atunze, abana babyaye, inzu bubatse, imodoka, ntabwo dutunze ibintu bimwe, ntabwo dutunze ibintu byabonetse mu buryo bumwe. Yesu adufashe cyane. Hari ibintu byagiye biboneka umuntu bimugoye, umuntu abigeraho bigoranye, naho kumbe burya ni umugambi w'Imana warwanywaga. Mariage yawe ugasanga yararwanyijwe, kwiga kwawe kwabaye ikibazo, kubona akazi byabaye ikibazo, kubaka inzu byabaye ikibazo. Uwo mugambi, ibintu byose bigiye bikorwa n'Imana mu mugambi wayo, ibintu biragorana. Mushobora kwibaza mu mutima muti, cyangwa se mukambaza muti se ubwo ngubwo noneho ibyo umuntu abonye biturutse mu mugambi w'Imana n'ibidaturutse mu wayo biratandukanira hehe? Nanyamubwire ko ijambo rivuga ngo ivubira babi n'abeza imvura. N'abanyabyaha bariga, n'abanyabyaha barashaka, n'abanyabyaha bagura ibibanza bakubaka, n'abanyabyaha bakora ibindi, bagera ku butunzi. Ariko ikintu cy'umukiranutsi cyo kiba ari ishuri. Ni ishuri akigeraho agisengeye, kivunanye, nicyo kigaragaza ko icyo kintu cyari umugambi w'Imana kugeraho. Aba bana bose mwumvise tuvuze hano, muhere kuri Mose nahereyeho, mugere kuri Samsoni twavuze, murebe na Samweli. Hana yamaze kuvuga iri jambo, umutambyi aramubwira ngo ugenda amahoro witega icyo wasabye. Aragenda yiruka mu maso, arya munuga basa umwana asaminda ya Samweli. Igice cya 26 cya Samweli wa mbere hatubwira ijambo yavuze ageze imbere y'Imana agiye guhigura umuhigo. Igice cya mbere umurongo wa 26, uwo mugore aravuga ati, Nyagasani ndahiye ubugingo bwawe, nijye wa mugore uruhagaze iruhande rwawe bwa bundi nsaba Uwiteka. Uyu mwana niwe nasabye, kandi Uwiteka yampaye icyo namusabye. Icyo gitumye mutura Uwiteka, azaba atura Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwe, nuko asengera Uwiteka aho hantu. Imana ishimwe. Biravuga iki ngibi? Nijye wa mugore wari uhagaze aho bwa bundi nsaba Uwiteka umwana, warakoze kuba mumpaye, ubona ko niwe mpaye, dore nanjye ndamuzanye. Rero mumenye ko abantu bose batagaruka imbere y'Imana gutya. Kandi iri jambo nijye wa mugore, iyo wa mugore
bayita insimburazina sano, pronom relatif. Iyi nsimburazina sano ivuga wa iragutandukanya, wa mudamu we, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa we, iragutandukanya n'abandi bantu. Nge ndi wa wundi, wa mugabo, wa musore, wa mukobwa, wa mudamu muherukana, ndi wa wundi. I distinction iragusobanura ubwo ngubwo. Wari uhagaze aha bwa wundi, iyo bwa wundi na verbe de temps, mu mugereka w'igihe, niko babyita kera tukibyiga. Adverbe de temps. Wari uhagaze aha bwa wundi, cyagiye. Ibi bintu byombi, amagambo yombi, nta muntu uyabwira cyangwa uyavuga yabwira umuntu bataziranyeho ibyo bavugana. Twibukiranye ko mu bantu b'ijana hashobora kugaruka umwe, mu bantu bose bujuje amazu, mu bantu bose ba graduates, mu bantu bose bakoze mariage, imbere y'Imana hashobora kugaruka umwe cyangwa babiri mu ijana. Kuki rero bagarutse? Nuko ari bo ibyabo byaturutse mu mugambi w'Imana, babigeraho biruhanije. Nsubiremo, 98% ntabwo byabonetse ari ibintu bagombye gusengera biruhanije bigeragejwe. Ajwe. Nyamara kandi nabyo ni Imana yabibahaye, ariko hakaba n'ibindi bisubizo mwitonda ngaha, hakaba n'ibindi bintu Satani aha abantu. Ibintu byose Satani aha abantu, ikintu kibiranga ni ibintu byose bigerwaho habayeho uburiganya. Poste, imyanya yose y'ubuyobozi, ama promotion, ibintu byose bibonetse bibayeho habayeho uburiganya. Ubwo buriganya bwaba kugambanira umuntu ngo ave kuhajya. Ubwo buriganya bwaba kugira ibyo utanga wahana buri cyane kintu kiboneke. Ibintu byose muzi biboneka habayeho uburiganya. Byitondere nabo byo bafite buryo. Nubwo bene byo nabo bashobora kwishushanya bagashima Imana, ariko ntabwo ibyo nabo byejejwe. Niyo mpamvu mu migani hariya hamwe na buri ngo ubutunzi bushakishijwe ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka bashaka urupfu. Hakamwije muri ngo urundarunda ibintu avunika azunguka, ariko ururimi rubeshya ibyo bizashira vuba. Nshuti zanjye bene data, dusobanukirwe ko umugambi w'Imana ku muntu ni muremure. Imana iwumaranye igihe kandi urageragezwa. Nimwibuke umuririmbyi waririmbye indirimbo y'196 mu ndirimbo zo gushimisha. Yaravuze ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, nta wundi wo kurundindira keretse we, 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 haleluya, keretse we. Hazamo igitero kivuga ngo ndi impumyi njyewe sinamenye n'ibyo mfasha, ntabwo namenye imigambi ye, cyo n'ikindi, ngo nzi kimwe cyo, nzi ko nkunda ubudasiba. Aha rero ndasubiza ikibazo cyaje mu kivuga ngo nawe umenya gute? Ntabwo byoroshye ko umenya imigambi, umugambi w'Imana wose kuri wowe n'inzira uzanyuzwamo. Nibwo bwa buntu tugirirwa, rimwe na rimwe tukarota, rimwe na rimwe tukakira ubuhanuzi, ijwi ry'Imana ritumenyesha gato cyane kuri uwo mugambi. Ahangaha bitumye niyibuka, ndi umuhererezi w'iwacu, ngiye bucura bw'ababyeyi banjye.
muri 79 ngizwa nakiriye ubuhanuzi buciye muri mushiki wanjye bumbwira ngo Imana izakugira umukozi wayo no kuzakorera Imana ahantu hose hafi na kure. Imana nkimara gukizwa nari ntanabatswe no mu mazi menshi, ntanabatswe no mu mwuka wera. Icyo kintu Imana bivuze rero ibinsogongeze ho gato mu kumbonja ibinyumvisha gato ku mugambi ifite ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye. Ariko imaze kubivuga, yo Mana we, uwo muntu wavuzweho gutyo mu mugambi w'Imana anyura mu bintu bigoye cyane birwanya wa mugambi. Cyane harimo kutemerwa, ukabona abantu ntibakwemera, ntibemera ko rwose ukora uwo murimo, ntibemera umuhagaro wawe, ntibemera ibyo urimo. Na cyane ko nibwo bigitangira kuri bo bibatunguye, baba batunguwe no kukubona muri serivisi z'Imana kandi batakuzimo. Ariko Imana yabanye nanjye kuva mu busore bwanjye kugeza inshakiye inyubakiye, maye urugo, impa kubyara abana, impa no gukora uyu murimo. Nawukoze mu gihe kirekire mu buryo buri volontaire, ikiragera ndanayobora. Uyu munsi wenda ndacyari mu murimo w'Imana, sindawurekura. Kandi amasezerano yampaye, umubare munini wayo yampaye yose yarayasohoje. Ndashima Yesu. Uyu mugambi w'Imana, Imana irawufinansa, iwutera inkunga, ni nayo iwutera inkunga. Murabona abandi mwe mumenyereye gukora amaproje, etude de projet, mugakora inyigo z'imishinga. Iyo mishinga mukayishakira abaterankunga. Iyo Imana yacu ni Imana ikugiraho umugambi. Uwo mugambi ubwayo ikazawiterera inkunga, ifite ibizawutangaho kugira ngo ube ugomba kuba we, ugere ku ntego Imana ishaka kugeraho. Byose uko bizagenda bikurikirana ni Imana ibitera inkunga. Murabizi ko buriya muri ibi bintu by'umugambi cyangwa se bya agiye muri kundi byita ariko reka bivuge mu Gifaransa mwihangane, buriya planification nziza iyo ihuye na organisation nayo ikaba nziza, ngabaye amagambo abiri. Préparation nayo ikaba nziza, implantation nayo ikaba nziza. Nshatse kuvuga ko wateguye umugambi, guplanifia, planning, kubyorganizinga, kubishyiramo organisation nayo itunganye, umuteguro wabyo nawo byegereje, kubitangiza ngo bijye kuri tere bigaragare. Ibyo bintu byose iyo kimwe cyangiritse umushinga wose urapfa. Planning ishobora kuba nziza, gutegura plan d'action yaba nziza rwose, organisation ikaba mbi. Byanga bikunda ubwo organisation iba mbi na préparation izaba mbi. Reka cyangwa tuvuge ngo byose byagenze neza, plan yabaye nziza, organizinga bigenda neza, guprepara bigenda neza, ariko umuntu ugiye kubyimplanta, utangiza umushinga kuri tere ugasanga arabyishe. Nibwo mubona ikibanza runaka kinaniwe kubakwa, nibwo mubona ubukwe buzambye kandi bwarizweho neza, hagiye bwishwa gusa n'abari muri serivisi cyangwa bwishwa n'ababukoreye amanama. Ibyo byose ariko Imana ishimwe ko yo umugambi wayo ku muntu niyo witerera inkunga kandi niyishyiraho abo kuwukurikirana, ariko ukaba wakwicwa na ba bantu navuze batungurwa n'uburimo kugenda uba we, badashimishijwe n'ibyo kugenda ugeraho, bababajwe no kuntu barimo kukubona, barabona ugenda w'abantu mushyashya mu by'umwuka, mu mirimo y'Imana, mu mpano z'umwuka,
uyu bibi ni ibiki? Abantu ugasanga bagoye cyangwa baruje umugambi w'Imana. Kwa Mose turabona Farawo. Uwo ni umwe. Kwa Mose kandi turabona abakuru bo mu Bisiraheli. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 5 umurongo wa 20 kumanuka kugera hepfo. Bamubonye nk'uje gufatanya na Farawo kubarwanya kandi azamwe no kubacungura. Mpamvu ni iyihe nabo bagize ngo ni yuko Farawo yatangiye kubabaza kuri nzwe babazaga mbere. Nimuhasoma muzabyumva. Kuri Samusoni umugambi wari kurwanya Abafilisitiya byo ni ibintu byumvikana. Ariko nimugera mu gice cya 14 cy'abacamanza muzasanga harabaye imbogamizi zo kugira ngo ise na nyina bamenye ubushake bw'Imana umugambi w'Imana kuri Samusoni, bamubuza gushaka umukobwa wahitwa Timuna. Wa mugeni yashakaga. Kandi ujya mugeni ngo yari impamvu yo kugira ngo abone uko atangira kurwanya Abafilisitiya. Kandi kuko nibo babaye impamvu yo kurwanya Abafilisitiya bwa mbere. Abambere yishe yabishe kuri uyu mugore we. Bivuga ko uyu mugore ntabwo yari gushakana, si uwo kubyarana ngo bagire abana, bagire urugo, bagire inka, bagire imirimo kada. Yari umugore w'impamvu. Iyo mpamvu rero ikabizwi n'Imana gusa. Kandi anyuze kuri Samusoni mu kumushaka, ariko ababyeyi ntabyo bazi. Nshuti zanjye, aha rero biragora. Nibwo rugamba mubona ruzamo, biragora kubona umuntu umenya kuri mu mugambi w'Imana. Ayo maso agirwa n'abaki kugira ngo ubone umushumba uzamenya kuri mu mugambi w'Imana, arera uwo muhamagaro wawe, arera iyo mpano yawe. Ntabwo ari cyoroshye kugira ngo ugire umubyeyi umenya umugambi w'Imana kuri wowe. Babyeyi mwabyaye, bishobotse mwakwegera Imana kajya muzi Imana aho gato ku mugambi ufite uriya mwana. Kuki se mubasha kugenzura ibyo ashaka kuzakora mubirebe mu byo akunda? Wabona akunda kubaka utuntu, arunda utwondo, kabutu umwana nyamara yakurikirana bya architecture by'ubwubatsi. Aho uri umwana akunda gushwanyaguza imodoka ashyira hariya, iyo umuguriye umwe yakoreshwanyaguje kuko umwana nyamara yazamukanisha akazazamukira mu bintu unakunda. Iyo ubona umwana ari umwana ugira imbabazi ubita misericordieux, ugira ibambo, ugira imbabazi abantu, uwo mwana bazaba umusosiyali, yakwiga social, ntakiga ubuganga, ubuvuzi, kugira ngo azite ku bantu barwaye, abagirira izo mbabazi. Ibyo byose ni ibintu navuze, ni ibintu umubyeyi arebamo ku mwana akamenya ibyo azakora. Byo nibyo navuga muri rusange tureberaho. Ariko we mukozi w'Imana, mubyeyi uneze amatwi, gerageza kujya ureba ikiri muri uyu mwana. Arimo arakura ati akunda iki? Imana ifite uwo mugambi, biba byiza ko bisobanukirwa bene data. Ntabwo ndimo ngana ku musozo, ntabwo abantu bose Imana ijya bavugaho. Ntabwo abavutse bose Imana bavugaho. Bavugiho mbere. Oya. Ntabwo ari bose. Bamwe bavuga mbere kubw'umugambi wayo. Abantu umugambi mukawubona bavutse. Hakaba n'abandi bavutse bisaba nk'uko abantu bagenewe kubyara abandi. Ndashaka kwifuriza ko mu mugambi w'Imana kuwumenya. Ntabwo uzamumenya hose uhumure, kandi utawumenya wose ntibizakubabaze. Uzagenda umenya agace gato nikugirira ubuntu. Ni nayo mpamvu Imana itanga amasezerano. Buriya hari igihe tuzagana ku cyigisho cyitwa amasezerano. Ni mpamvu Imana itanga amasezerano. Ni nayo mpamvu Imana itanga amasezerano. Buriya ntabwo abantu bose mubona batunze ibintu by'amasezerano yasohojwe. Oya, babona bagira ibintu gusa, batunga ibintu bibageraho. Ari ugasanga icyawe Imana igombye kubanza kukivuga. Aho muzahibaza inshuti zanjye. Icyawe cy'Imana ibanje kukivuga. Imaze kukivuga ugira igihe cyo kugitegereza. Urabyumva? Bibwira ko abantu bose ariko Imana babwiye. Siko ibintu byabo bivugaho. Siko bitegereza kandi.
buriya hari abantu bakora byose uko bibajemo, ariko hari n'ugura umwenda, hari ubona umwenda Imana igombye kumusezeranya kuwambara bikabisezerana. Hariya rero ni ukuvuga ngo Imana ibirimo igenda isohoza umugambi wayo ku muntu. Yesu adufashe cyane. Nsoza rero reka nsoreze ku ijambo riri mu Migani, ku mwanya nawo nuko ngukungana. Imigani igice cya 21 umurongo wa 30. Nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Amen. Haleluya. Nta bwenge, nta buhanga, nta n'inama bishobora kurwanya Uwiteka. Twarabibonye, tubifiteho inararibonye n'uburambe. Twabonye aho ubwenge bwinshi bukoreshwa umugambi w'Imana uburizwemo. Twabonye aho inama nyinshi ziterana umugambi w'Imana uburizwemo. Twabonye aho ubuhanga bwinshi bukoreshwa umugambi w'Imana urwanywe, ariko ntabwo bijya bishoboka kurwanywa burundu. Yesu adufashe cyane. Igihe kiragera Imana ikawusohoza kandi ikawushyitsa. Ndabakomeje mu izina rya Yesu, mwifuze kubaho ku umugambi w'Imana. Nsoza, hari ukoze ati guse ubwo Imana itamvuzeho nkaba ntarinzi n'uwo mugambi niki nakora. Buriya mu by'ukuri iyo umunyabyaha yihanye, kuko ubundi uba warataye umugambi ugiye mu byaha. Iyo umunyabyaha yihanye, akijijwe, yiyeguriye Kristo, amuhaye ubuzima bwe bwose, kuva uwo munsi yihanye abagarutse mu mugambi w'Imana. Irindi jambo, kujya mu byaha no guta umugambi buryo w'Imana, nukujya kure yawo. Nimunyihangane mbahurugiro gatoya, ni nka kwa kundi muzi isiganwa riba. Isiganwa rikabaho hari ambulance n'izindi modoka zishinzwe intervention kugira zitabara zifasha abagira ibibazo mu isiganwa. Ariko ntabwo umuntu uvuye mu muhanda cyangwa mu nzira isiganwa riri buberemo. Wenda minsi ryarabaye hano iwacu mu Rwanda, ryari rifite aho rigomba kunyura. Rero hari hazwi, hagize umuntu umwe mu basiganwa uva muri iyo nzira akajya ahandi, yaba agiye gushaka icyanywa, yaba agiye gushaka icyo arya muri restaurant, yaba agiye gushaka indaya, yaba agiye mu bindi, uwo muntu ibyamubaho hirya aho ntabwo ambulance ibireba, ntabwo abaganga babyitayeho. Kuko abaganga bitaye gusa ku bari bugirire ingorane muri iyi nzira isiganwa irimo kuberamo. Na Yesu nibyo niko bimeze. Yesu Data wa twese Imana iyo kwipa gusa, bita gusa, bari concentre gusa ku bintu birwanyije abakiri mu mugambi w'Imana, abakiri mu nzira yayo. Mwami adufashe cyane kandi aduhere umugisha. Indirimbo ya 26 mu Gakiza, igitero cya kabiri kiravuga ngo cya gatatu, nunanirwa mu rugendo inzira maze kuramba no mu makuba y'isi, Imana izakuruhura, hazaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Uwo munezero wagenewe gusa kunezeza umugenzi. Imana ibaduhere umugisha. Dusenge Imana kandi uhindukize ubugingo bwawe, ugarure ubugingo bwawe, ugaruke iva hanze mu byaha, va mu by'isi byagutwaye umutima cyane, ugaruke ube mu mugambi w'Imana neza. Nawe Imana izakwiyereka. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye aka kanya uduhaye ijambo ryawe. Turasenze ngo tugirire neza rwose, kandi ijambo uriherekeze Mana, rifasha abantu baryumvise, ribubaka aho umwanzi yashenye, ariko kandi rinasenye inyubako za Satani. Umuntu agaruke mu mugambi wawe wawutaye, urimo kandi arimo rwangwa ageragezwa, nawe umukomeze Mana. Ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.